umukunzi wa Mariya yitwaga Yosefu. Ngaho komeza inkuru rero. Komereza aho ngaho nyine ukuntu byose bigenda kwakundi nakubwiye ngo yashatse kumwanga. Yosefu yumvise inkuru yuko Mariya ngo atwite ashaka kumwanga. Ariko sinamurenganya njyewe. Kubera ko aze kuba ugiye gushaka umukobwa ugasanga aratwite ndahira avugisha kuri wamwemera. Yabyo biragoye. Ni ikigeragezo. Ariko marayika w'Imana yaramubwiye ati uyu mwanga genda uzane nawe atwite inda y'umwuka wera. Nihuse rero zarabanye igihe kiragira Yesu arazuka azukira mu muzure nk'ibitoki agiye kwenga ariko nakunde byagenda Gori ntihazukiye Gori mu kiraro cy'inka. Yesu yavukiye mu kiraro se nk'inyana nabyo ntabwo kubyitondera. Okay nari yagoye wewe se nari ariko Gori none se Bisere yavukiye mu kiraro cy'inka. Inka zivuga ngo na Yesu anyura no mani inka. None se Gori bigoye ngamuce mwijambo karamenda hiro kuki atavukiye se mu muryango wanyu mwebwe nk'intuze nk'inkende. Ayo batatoye karasore uyu muntu nto iki ase sindi kubaza musagende inkende nese uri iki Gori ndi umwana w'Imana. Mwana w'Imana se kuki wavuze inka mw'izina nyitegereza ndebe ukuntu usa nakubonye rwose uri inkende ndasa n'Imana hira mugenzi wawe ngurasa n'Imana hira mugenzi wawe ngurasa n'Imana hira mugenzi wawe ngurasa n'Imana yishimwe urasa n'Imana. Thank you so much. Urasa n'Imana toka kuraho urasa n'Imana wankomeza nta kibazo. Inkuru si ubwo siyo inkuru naho yarangiriye. Yesu yaje no kujya ku musaraba arapfa arazuka ku munsi wa gatatu yicara iburyo bwa Se kugira ngo njye nawe tuzagera mu bwami bw'Imana. Avuga ngo rero yego haleluya Imana ishimwe cyane. Merry Christmas Gorizo. Thank you so much. Ako Gorizo amateka ya Mariya abantu bari kureba televiziyo mu rugo Gorizo bino bintu dukoreye birahambaye. Gorizo uri smart cyane. Thank you. Uzi ubwenge pe ariko hari umwana mwatumiye nazabonye mwiza witwa nde witwa harya ngo ni Nayanja ninde Nayanja ni Maya ni Nayasha yago umwana uzi gucuranga yacuranga piano nyine tukazagiye kumusaba gransre tuzajyayo ndahiro tuzajyana uratangiye mbabarire uyu mwana ari umunyarwanda mwana kundi ko n'uzavuga icyongereza cyinshira nyine niho hantu hasigarira bose nicyo mubwira. How are you Gorizo azamubwira ngo how are you doing I'm doing fine. Wawe ari cyo mubaza Gorizo ese Gorizo uzi kubara wowe baratwumva Ikinyarwanda yabishoboye ariko ndahiro undana uti nyine mwubona nka Gorizo uri smart ariko rero utabasha gukora ni wahe honi tu suriso five six 8 9 10. Okay. Bikira. None mutwemere twebwe buri uraha muri iyi nzu none turabaza ibintu biri seriye none Gorizo. Tuyikoza Gorizo ibintu biri seriye cyane. Utugiye kuzana ibintu bitari seriye. Twagiye mu biri seriye none. Are kandi gusa mubyica. Ubigeze mu nasaka. Zari ndaseka. Arasohora. Tangiye guhangana grand frère arasigara ugenda. Nyine ugende nyine we yitonze yacecetse yagoye umwanya wavuze nese ibyo ni ibiki vuga zira modoka naho nyirazangonga zakugonga nyine tuzi. Okay kanchaka turahera hari any question that I want to ask cyangwa se kubaza Gorizo English France Kinyarwanda whatever I'm here. Ni ibihe biryo ukunda kurya? Ubundi se hari icyo kurya nsigaza inyuma gipfa ko wagihiye ibyo kurya bihiye byose ndabikunda. Nkunda ifiriti cyane shaka nagiye kuyivuga ndagafiriti n'agasosi. Okay inyama ntabwo mbona uko zirya kwa nta menyo ngira isundi menyo yagiye Gori nzayamera asama turebe akasha akanasani abwira umugabo mugenzi wanjye ngo yasana uri umugabo mugenzi wanjye Gori imyaka ine yibitse Gori nta muramenyera ugakabya mwana uko bwose imyaka ine yibitse imyaka yanjye ne uramenyera. Okay none se ucyo turamera umenyo yagiye mwana nzayamera n'isi neza nenyewe isi neza nenyewe ayo uri kumera isi yarayamese yaje ko isi neza nenyewe ninjye utazayamera. Okay nanjye nzayamera twikomereze. Hanyuma ikibazo ngiye kubaza uretse iyo nkuru maze kutubwira indi nkuru ziyo muri Bible ni nyinshi
ni nyinshi umugabo witaga Sawuli uramuzi ndamuzi yaje guhinduka nde ndabyibagiwe nyibutse inka yanjye we inka yawe se niyihe muri ziriya inka yawe ziriya se n'inka naye urahangana sawa kandi utukana mu bwenge kuri noheli umugabo witwaga Sawuli yaje guhinduka nde ntera umuhungu wambaye ikoti ambwire ntabwo wabishobora bano nese uri se wahindutse umunyu buriya gori byagorana gori kurya ukunda dorusheti umunyu muzanye gute hano usoma bibiliya cyane mubwira ngo byanditse kugira ngo twumve ko yagora ntabwo babizi kuko namubajije iyo nkuru nk'umuntu wayisomye yatubwira nta kibazo we niba uzi inkuru wowe ugize umwarimu wowe turi kukubaza nyine niba uzi inkuru uyivuge itsoke abana bato itsoke yaje guhinduka Pawulo intumwa Pawulo yagiye ibwiriza ubutumwa hirya no hino abakorinto n'abasadukayo n'abapfuye bose n'abakorinto n'abafarisayo n'abantu bose gutya itsoke ikindi kibazo next question ndabaza ibibazo ababaze gorizo nutabaza arababaza rero gorizo ko mumbwire sheri wa Mariya yitwaga nde sheri wa Mariya yitwaga nde Yosefu ni Yosefu amashyi rwose n'umuhamashyi we na Elizabeth wari uyizi nuko bakwemeye sheri wa Mariya yakoraga iki ese ugeze ukivuga yakoraga iki sheri wa Mariya pana wowe abandi bahera basubiza gorizo niwe uri kubaza reka twumve gorizo sheri wa Mariya yakoraga iki sheri wa Mariya yari umubaji amara muri smart undi sheri wa Mariya yakoraga iyo dwabaga ariko yari n'umubaji ibibazo byarangiye hari ibindi bibazo ufite reka byashize ibibazo ni iby'iki ahantu hose ari ibisubizo gusa njyewe mfite ikibazo yego gorizo ni he hantu akunda gusohokera nyine gusohokera gorizo ukunda gusohokera hehe yewe kera ibintu bigishoboka najyaga njya ahantu hita muri Dondino kwicunga mu byicungo none baransere yarandaniye ntako nzakujyanayo byari se ko ntubikora nzakujyanayo rwose ni muri Bambino bakundaga kujya urazi muri Bambino yego ahantu habaga ari ibyicungo abantu bicunga gutya niho hajyaga gahagarara mu ntuze muri bya biboro nese ni ibyicungo ntabwo ari ibiboro ntabwo ari ibiboro uramukosoye nyine nese gori we nukuri urumva uzaba nde koko njyewe nzaguma mbigoriza sinzigera mpinduka agashana nawe uri guhangana kandi wahereye kare kuva uyu munsi n'uyu munota sinjya mpinduka sinjya mpinduka ukusinyuma ni nakusa ku mutima gutyo ibaze nawe ku mutima usa gutya usa nawe urakanyago kandi ndahira umupiki ko muba muri guhangana ndahira nabonye ntabwo yanyura twakoranye namutikura ako gori wandikura njye ntaragutikura wowe turi kuri noheli njye gori njyewe utanakunda nibuka ko turi kuri twakora umunezero tudushyiraho abantu twitonze turi kuri noheli mugeni karame reka nkubaze umbwire iyo uza kuba uri Mariya ukumva umuntu aje akubwiye ngo ugiye gutwita wari kubyemera ijambo ryabanje ni ryo ryiza ryatumye Mariya ryisangamo kuko abamarayika barabanje baramubwira ngo urahiriwe rero umuntu akubwiye ngo urahiriwe ibyo ari byo byose bikurikiyeho byose ni ibyihirwe gusa dore ngiki cyo muzira rero dore ngiki abakobwa mukunda imitoma umuntu azagutera imitoma akunze imitoma akunda iki kindi imitoma ibiri yonyine akaba aguteye inda ngiki cyo muzira ya nari kubyemera rwose avumishe gorizo none avuze nyabone gikomeye cyane ngo ngiki cyo muzira ngicyo imitoma ibiri wangutera inda ibiri ngo urahiriwe nyine se kubwe urahiriwe akumva ko ari ibintu bibi bizamubaho ndahiro ufite umugore aho ya nta mugore mfite harazura iki k'abakobwa bakunda imitoma ibiri yonyine irahagije ebana ikibazo gori ijambo uvuze riranyinspire ebana mvanga nanjye ndakubita umuntu imitoma ibiri ryahe koze kwiyemera gusa gori sinzi icyo twapfuye mwana none se ndahiro iyo uza kuba uri Yosefu Mariya akaza kukubwira yuko atwite wari kubyemera kubana nawe sawa wapi kabisa bro ibintu ni ubugwari biragoye ibintu ni ubugwari nese wabyemera gori
uri umugabo mugenzi wanjye njye naryemera ryandayeho kugeza uyu munsi ntacyo nabivugaho ariko undushije ubwenge gori nanjye nuko gori urabona nanjye iyo biza kuba nari kubanza nkareba koko nyine niba byabaye ngayo nguko ayo ntangiye kumanirwa we gori ni ukuri pe unaniwe ute naguhaye agasego agasego se ndegamye wowe uregamye njyewe akavuga ngo ndagahese ndamutse ngeze gutya ntabwo oya segura urashaka kwiyahura ayo reba mfuye shaka twababara ukajya kuriza ngahezo mw'ijuru agora ufite amaso meza ndeba nk'umugore wa dedeni ureba nk'umugore wa dedeni iyo wagira ngo ndi pamela ureba nka pamela cyane ese ba pamela baramenye gute gori isaza nako noheri nziza yego umugore wa dedeni noheri nziza kuri dedeni noheri nziza ku bihungu byagumiwe ibiyese bya sirifita ariko na papa sava noheri nziza abavandimwe na papa sava haragumiwe akanyago ariko noheri nziza na cyayirene cyande cyayirene murinda habi murinda habi nawe muri inshuti ariko iyo twahuye turatongana wenda kugikubita inkonje gori ni iyihe ndirimbo ya noheri ukunda ariko noheri hari indirimbo agenda gansore twahimbye oya se mwahimbye uzi gucuranga hari uzi gucuranga muri mwe aha uzi ko baducurangire baducurangire se birahura abantu batarepetanyera ariko wagiye wiyaminiye reka niyaminiye indirimbo iravuga ngo umwana Yesu yatuvukiye n'ibyishimo mu mitima yacu la 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 ahubwo bari uririmba bagenda rimba n'ijwi rimeze gutya byavamo urinda nkaho bari kukuniga wagira ngo bagufashe mu ijosi umwana Yesu asa n'iseka tumwica umwana Yesu yatuvukiye n'ibyishimo mu mitima yacu umwana Yesu yatuvukiye n'ibyishimo mu mitima yacu noheri nziza noheri nziza noheri nziza noheri nziza yatuvuga ibyo avuga ngo noheri nziza abanyarwanda tuzagire mwese bonane tumwindushya rekeraho emwa urakoze gorizo aririmba nabi sinakora kuririmba nabi gori utunzwe no kuririmba wakicwa n'inzara najya gusabiriza ariko anyways ubutumwa bwawe twabukunze cyane gori thank you so much none se hari ikintu wumva wabwira abantu mbere ko twakira grand frère wawe tugana ku musozo ikintu nabwira abantu ikintu cya mbere yego ni uko noheri nziza iragereho ahantu ndafite umuceri inyama mwihangane uyu munsi ejo si kera izahinduka grand frère nawe icyo nakubwira tuzaha ngo ujya kungurira akantu ntumbeshye ntabwo nkubeshye ndahiro nawe icyo nakubwira umwaka utaha ugira icyo wibwira sha sibyo amashyi kuri icyo kintu rwose amashyi nayo ndahiro gori rero biragoye ndahiro w'igisaza ndayawe gori rero biragoye mwana biri seriye n'ukuri ariko ni munini abakobwa barambabaza amezi 10 yose nta kintu kizacyazuyemo abakobwa barampemukira jya wihangana jya wikomeza naya mitoma ndayibatera bikanga na Yozefu ntabwo yari yorohewe kandi yari yihanganye rero gori nawe gire noheri nziza umwaka mushya muhire turagukunda uzawurye n'uzakurye uretse ko tumugena vuba ijambo ryiza we ngo mugira muti turagukunda gori turagukunda rwose thank you so much iyo nanjye we ndahiro wabyumvise ko twigira turiyoroshya gori uzi gutereta mwana iri seri romantique aza ukuntu ndibasha mfite imyaka 4 none ni ukuru ese nawe urabyumva uti bizabirenze nzaba morodekayi na morodekayi ndariko zari hari uzameze nka William Shakespeare zahinduka ndarita zari
gori hoya hoya uzabyihorere iya kasha n'urugero watangaga n'urugero nizugiraga none se nicyo yabwira grand frère wawe nawe mbere ko tumwakira gasore nawe ndamukunda tuba turi kumwe rimwe na rimwe nshishamo akabona ibiceri akajya kugura utwenda wenyine akanyandika akenda rimwe mu mwaka ariko azahinduka ariko asigaye ameze neza wamubonye grand frère we iya azanye ubwanwa nk'ubw'ihene oya ntabwo bw'ihene kandi gori kunutse ayibaye sorry yazanye ubwanwa bumeze nk'ubwa yesu aha ntiwumva ariko yaranabyibushye si yabyibushye se yarabyibushye yazanye inda y'akanyago yazanye inda y'akanyago yazanye inda agira ngo ni umubaje umubaje ya yosefu wa muswa ewe ndabashimiye cyane nanjye yego turagushimiye cyane nawe kabisa yap numva nta kintu narenzaho kubashimira cyese wenda hagize icyo mushaka kuba mwambaza ku ruhande rwanyu ariko yego wenda si mwabikunze ra yego ba bana babikunze ndakeka n'abatari abangaba bari kutureba